Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 23. Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo byose mubikore mubiziririze. Ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Babahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozeho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura bakongera incunda z'imyenda yabo. Kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu Rabi. Ariko mwebweho ntimuzitwe Rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko se ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo. Kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi, kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi, no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu. Ariko iyo ahindutse, mutuma abaruta inkubwe ebyiri k'umwana w'igihenomu. Mwa barandasi bahumye mwe, muzabona ishyano, mwebwe abavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye. Ariko urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwa bapfu mwe, mwa mpumyi mwe, ikiruta ni ikihe, ni izahabu cyangwa n'urusengero rwubahiriza izahabu? Kandi urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko urahira ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwa mpumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe, ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro? Nuko urahiye igicaniro nicyo aba arahiye n'ibikiriho byose, kandi urahiye urusengero nirwo aba arahiye nirubamo. Kandi urahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana niyicaraho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera.
ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mwa barandasi bahumye mwe, mumimina umubu, ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko muza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa. Bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi, mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyaba twariho mu gihe cy'abasogokuruza, ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero rw'abasekuruza wanyu, mwa nzoka mwe, mwa bana b'incira mwe, muzahunga mute iteka ry'igehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzabahamba, muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muhereko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviye ku isi, uhereye ku maraso y'Abeli umukiranutsi, ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora kuba iki gihe. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore